kuba Monusco ifasha uruhande kuri guverinoma ubwabyo bigize icyaha, bigize ikosa kuko ni ukuba partial mu kibazo mwagombye kubamo impartial mu nitro mudafite aho mubogamiye. Ntabwo rero mbona ko AFC M23 bagomba kureka kudenonsa ikibi ngo nuko ngo bazi aho umuntu ahagaze. Icyo gihe nyine Monusco cyangwa radio yayo ubwo yakoze ababaze mu 23, ariko iyo ikoza ahatabaze mu 23 iraceceka kuko ntabwo yanyomoje icyo gihe Madame Bintou Keita ivuge ngo izo mbaraga zacu wazibonye gute, izo mbundu uvuga dufite ziri sophistiqué uratubekera ntazo dufite. Uko byari ishema rya M23 kwivuga gutyo byo yarabyakiriye, ariko ubwo hari byo M23 ikora cyangwa se radio ya Monusco yagira ibitangaza kuri M23 bakabinenga, uzayibona mu raporo mpuzamahanga. Radio Okapi ifite igize ibyivuga ikavuga utemu 23 wenda yazanye amarushanwa y'umupira w'amaguru kuri Stade de l'Unité, ekipe bita niba ari Kabasha itwara igikombe, ibyo ntago bazabiveba. Ariko nibavuga wenda amanyanga akorerwa muri zone igenzura, sibyo kandi ni ibintu bishoboka, araho ntabwo buri runtu bazabiveba. Ikibazo Kanyuka avuga nanjye numva kimaking sense cyane kurusha ibindi. Kamera ni ikintu gitinyitse ku isi, urumva ku buryo kamera ari z'abantu b'abategetsi, abantu bakora ibyo twakwita ama close bodyguard y'abantu bakomeye. Mu bintu batinya ni kamera, mu bintu byose kamera yakurasa, kamera yabibombe, kamera nicyo kintu kibi cyane gitinyitse. None se uje unyegereza kamera iturika, izi mikoro mudutega ntibazishyiraho uburozi bukica abantu. Yego, umuntu akaba yaguteze mikoro baroze kugira ngo uko urimo kuvuga amagambo uhumeka, iyo barabitestinze umusibejo uzahiturangira. No, abantu babwira abantu ibintu bya security, abandi bagira kuzura intuzi, kuzura ibintu bidashinga. Ubwiye abantu kugira impungenge kuri security yabo, commentaire zongo ziravuga iki? Jewe nibaza nibyo ngibyo, nta muntu numwe uzazana attack ngo nge muntu uzi. Urumva uzanya attack nzana indi, at least waceceka. Na fizi kwemeza ko bifite biragoye ngo nukubera ko hari abanyamurenge baharwanira, nabyo biraza kukugora. So nta kibazo ngo ndavuze ngo baramutse batanenga na Kivu, iki rero ntago ari cyo kwambara amakoti, bakukuremo amakoti bakusubiye gume mu ndaki, kuko ntibazi icyo Doha izabagenera, sibyo? Wenda nibizabata mu bishanga, ntibazi ikingabo zibakikije zabakoraho. Maze rero nuko wenda kubivuga byo hazamo amasantima menshi, hari abantu bibwira ko guverinoma itahindukira mu 20. Izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe, ikibazo niye hize uzayigurira. Barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye. Nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubo. Hamwe na Gugaga Cars, kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo ku giciro gito. Bagufitiye imodoka nziza za Kia Sportage, Kia Niro, Kia Sorento, Kia K5, Kia K7, Toyota Prius, Toyota Camry, Toyota RAV4, Toyota Corolla Altis, Toyota Vios na Toyota Yaris. Aha ntibigusaba kumena banki, wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0780 50 79 30 cyangwa 0788 32 66. Uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com. Wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6. Gugaga Cars, buy and ship your dream cars. Bakunzi bacu turabasuhuje umerereye mu mpande zose z'isi, mwebwe mudukurikira umunsi ku wundi, ndetse n'abakunda amakuru ya Gasaro News. No kuri turabashimira cyane, ndetse mukomeje kugenda mudutera inkunga, mudukandira kuri subscribe. Nukuri mukomereza aho ngaho, kandi murabizi ko tutari ingayi. Ndikwe na David Marshall, muramenyereye n'umuntu wacu ndetse n'umuntu wanyu. Nzi neza ko benshi mukunda ibitekerezo bye. David, waramutse? Mwaramutse neza Sandrine. Namahoro? Namahoro. Namahoro pe. Useka wabonaga ntayo se? Oya, mahoro sha. Urimo kubishidikanya ariko turi ku munsi wo kwa kane. Turi ku munsi kwa kane kwa gatatu. Uyu munsi ni kwa gatatu. Waruzi ngo weekend ya kwa gatatu ufite amahoro.
kwa mbere nibwo biba bigoranye kuri Marshal ariko nzi neza ko uyu munsi ari sawa. kwa mbere ngira akazi kenshi iminsi yose ni imwe kuri wowe. buri weekend sigaye nduhuka niyemeje kuruhuka ubu ngubu nasanze rebana umuntu agomba no kuruhura umubiri ariko nibyo tugakora ariko umuntu akanibuka yuko hari izindi nshingano cyangwa se ubundi buzima akanasura abantu yego akaba no mu mujyi akitegereza uko ugenda ukura ukuza ibigango yego ibyo byose birafasha hari umuntu usanga arituniye mu kazi akitunatura mu kazi we kazi nakubwira ukagira ngo ni umudiaspora mu gihugu cye yego ntabwo bikwiye rero nabonye rero Masha dukomereze kuri aya makuru. Nabonye umugabo witwa Lawrence Kanyuka ngira ngo nawe warabibonye ari kuvuga agahinda kabo ati twebwe radio yitwa Okapi irazi igatangaza amakuru ikavuga M23 ibyikora atariko twebwe ku ruhande rwacu iyo dushatse kugira icyo tuvuga cyangwa se kugira amakuru twatanga ati ntago bashobora kuduha ikaze ngo natwe tugire icyo twakongeraho. Bamwe bati hanyuma se Lawrence Kanyuka yegura umuvugizi wa FCM 23 atariko se iyi radio Okapi ntago uzi kariya MONUSCO. Nagiye mbona benshi bamubwira bati ntago agakwiye kuba uyu munsi rwose bigutungura cyangwa se uri kwabazwa nuko batumva side yanyu atabwo akabaye kuba ari ibintu mumenyereye cyangwa se muzi ko MONUSCO itabitayeho cyangwa se idashobora kuba ijambo ngo namwe mugire icyo muvuga. Ngira ngo itangazo wararibonye. Nararibonye ariko uko byagenda kose kuba MONUSCO ifasha uruhande kuri guverinoma ubwabyo bigize icyaha bigize ikosa kuko ni ukuba partial mu kibazo mwagombye kubamo impartial munitro mudafite aho mubogamiye. Ntabwo rero mbona ko AFC M23 bagomba kureka kudenonsa ikibi ngo nuko ngo bazi aho umuntu ahagaze kandi ni nkuko nanone ugiye muri histoire utabona ko MONUSCO yamagana M23 gusa bambe ego hari n'igihe yabogamiye kuri M23 mu buryo buciye kure. Umukuru wayo Madame Bintou Keita ashimagiza ingabo za M23 nk'ingabo ziri professionnel ngo ndetse no kurusha zimwe mu bihugu kandi burya yatunga agatoki icya Kongo kuko simbona impamvu yo gufata ibiri muri Kongo ngo bikomparinge kuri esheri y'ibindi bihugu kuri mezire y'ibindi bihugu usize Kongo nyine nyirizina which means ko ibyo bihugu yavugaga de façon ironique yavugaga muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Wenda ubwo rero niba dufite urugero rw'aho MONUSCO yabogamiye kuri M23 tukagira n'ingero zaho yahengamiye kuri leta nko mu operation militaire ntekereza yuko twavuga ko Lawrence Kanyuka icyo gihe nyine MONUSCO cyangwa radio yayo ubwo yakoze ababaze M23 ariko iyo ikoza ahatabaze M23 iraceceka kuko ntabwo yanyomoje icyo gihe Madame Bintou Keita ivuge ngo izo mbaraga zacu wazibonye gute izo mbundu uvuga dufite ziri sophistiqué uratubekera ntazo dufite uko byari ishema rya M23 kuyivuga gutyo byo yarabyakiriye ariko ubwo hari byo M23 ikora cyangwa se radio ya MONUSCO yagira ibitangaza kuri M23 bakabinenga uzayibona mu raporo mpuzamahanga yego hari igihe byari ibintu bya binsesa Sandri kuri iyi mihanda hari igihe ubona nk'igihugu runaka aba expert bagikozeho raporo cyangwa se undi muryango mpuzamahanga icyo gihugu kikama ibyo bihugu ibi byacu bya Afurika bikamagana ya report ikintu kigutangaza ni kimwe iyo bigeze ku mirongo ivuga ibigwi cyangwa ibizima kandi ubwo ni muri raporo imwe uhinduye page ivuga ibizima kuri icyo gihugu izo raporo barazikotinga urumva barazikotinga bene ibyo bihugu byaba u Rwanda byaba Uganda byaba Kongo byaba ibihugu byose uzabibona gutya u Rwanda Kongo Uganda iki batarika izo raporo mwakoze mwaje kutubaza ariko ya raporo baza kujya kuri page nk'iya 70 ivuga kuri adversaire urumva yo bakayikotinga mu byasohowe n'impuguke ni ibintu biriho ni ibintu bifite fact wambaza nkakubwira sibyo
rero nicyo twavuga kuri abazinyeshyamba. Radio Okapi ifite igize ibyo ivuga, ikavuga utemu 23 wenda yazanye amarushanwa y'umupira w'amaguru kuri Stade de l'Unité, ekipe bita niba ari Kabasha itwara igikombe, ibyo ntago bazabiveba. Ariko nibavuga wenda amanyanga akorerwa muri zone igenzura, sibyo, kandi ni ibintu bishoboka, haraho ntabwo buri runtu bazabiveba. Ikibazo Kanyuka avuga nanjye numva kimakinga sense cyane kurusha ibindi, nuko bafite droit de réponse. Yego. Ni gute se Monusco yatangaza ibintu M23 ashaka kubibeshyuza ngo itange ibimenyetso bakabima umurongo. Gusa ibira amambo yavuze ko hari mezire bashaka gufatira iyo radio, ntabwo ari mezire zoroshye, babyita censorship birumvikana, ariko inyeshyamba ntabwo zijya zikina, bashaka kubakupira iminara byanze bikunze. Gusa ntabwo byaba ari uburyo bwiza, kuko hari igihe njya ncikwa nkavanga izinyeshyamba zizavamo regime, un certain regime, ubutegetsi runaka. Ntabwo ntekereza ko ku isi hari ubutegetsi bwashoboka mu gihe abantu batakwemera kunengwa. Ntabwo M23 ari abafurere, nta nubwo bari muri paradizo. Ntabwo bivuze ko nta muntu wo muri side ya M23, nubwo ataba ari umu M23, nubwo ataba ari umu FC, ariko bafite aho bagenzura hashobora kubera ibibazo, hashobora kubera amanyanga. Bahame hamwe rero abantu badenonse amafuti akorerwa aho bagenzura, byavugwa na Monusco, byavugwa na Gasaro, byavugwa nande, biyakire bamenye ko buriya nguhaye imyaka 5 niyo myinshi, bagize amahirwe bagakomeza kuyobora hariya hantu. Bimwe mu byo bashinjwaga leta nabyo baza babishinjwa, hafi nka 20% nabo bizabazaho, kuko ntabwo uzatransforminga abaturage mu isegonda rimwe, sibyo? Icyambere cy'umuturage mu kumutransforminga bisaba no kumuha ingero nk'ubutegetsi. Donc ntabwo umubwira amagambo gusa, umubwira n'ibikorwa. Yego. Kandi ibikorwa bisaba amafaranga, kandi amafaranga asabwa ini bonne gestion yo kutikoreramo no kutayibona, kutagira gute. Bujya ku isi hose biba amafaranga, no muri Amerika nayo hose. Ariko ntabwo tuzi niba M23 iramutse igize regime yabuza bakaboko kuyayora ku bwinshi nkuko muri FARDC babikoraga, cyangwa se muri guverinoma. Na cyane ko buriya ntazagira umuntu kubeshya, nubwo zirenyesha amazirwana na guverinoma ya Kongo, ariko bose nk'abene igihugu cya Kongo bafite imico bahuriraho. Niba ari ukuboko kurekure, usanga M23 itavuga ko izabura bikoresha bakaboko karekare. Ntabwo byabura, hari abakada bazayiyoboka kubera agatuza ifite ka gisirikare, batazanywe na patriotism, batazanywe n'iby'urugamba barimo. Ibyo ni ibintu bisanzwe, urumva? Ni ibintu bisanzwe mu nyeshyamba. Bankeje ibyo baba bahari bo kuramya ufasha ubutegetsi, ariko bazanye ya mico yakuye muri kwa Tshisekedi. Yakoraga muri meri, sibyo? Agenda agakora ibyo abonye, akagira gutakora amanyanga. None se ayo manyanga akora azareka kuyakora mu mwaka umwe, imyaka 3? Uzi ko hari amakosa akosorwa de façon générationnelle, uko generation zigenda zirangira, kandi generation zirangira nazo zikazana amanyanga yazo, zigahanga yazo n'ibihangano byazo. So urumva rero nicyo navugaga, niba M23 yumva ko tubona ko ishobora ibyo tubona uyu munsi, uko itegeka, uko iyobora, uko irwana, ari nk'ibise cyangwa kuramukwa kw'ibise bw'umuntu ugiye kubyara, ubu uzabona umwana mu gihe kiri imbere, nayo tuvuga ikaba ibyihura nabyo, ibikubita iburyo ibumoso, ari nk'ibise bituma izavamo un certain regime, ubutegetsi runaka. Impamvu nkunze gushyiramo iyo uncertainty nari certain neza, nuko impamvu mvuga ko bashobora kugira federalisme, bakayobora state iri icometse kuri leta, bashobora kugira independence idacometse kuri leta. Ibyo byose bakashobora kugira autonomy itari independence, urumva, itari na federalism. Bakagira ikintu cyo kwitegeka, autonomy ya Kivu bakayirindira umutekano nka kuri za Somaliland zimeze, za Taiwan zimeze n'ibindi bihugu. So nkavuga ngo rero nicyo twavuga wamarumbajije, izi nyeshyamba mu bintu zigomba guhangana nabyo muri introspection, zirebye mu ndorerwamo, nukongera niveau yo kwemera kunengwa, kumva ko utari umutagatifu, urumva, kumva ko udashobora byose, kumva ko ibikuvangira nabyo birahari, sibyo? Ariko isomo rya mbere rikomeye numva navuga, wenda sinzi niba ndarivuga mu ruhe rurimi, nuko umereba niba nukubanza kumekinga sure ngo ukamenya
ese ndabyita ngo iki mvuga umwanzi n'umukunzi se uwawe n'utari uwawe se ukamenya ko the way ufite intsinzi the way ugomba urimo kujya ahagaragara cyane uri expose urumva isi irakureba Monusco irakureba radio zirakureba itangazamakuru irakureba ariko akaba muri kumwe bose muri ina cycle y'ubutegetsi bwanyu murimo kubaka ntabwo ari abakunzi n'abaopportuniste barimo rusahura yeza niyo mpamvu buriya bakwiye gushyira imbere ubutasi bukomeye noneho kandi bakanahana urumva inyeshyamba zirahana zigasiba kurenganya urumva kugira ngo n'umuntu wazijemo aje kugira ngo asahura yeze agira akantu k'ubwoba kuvuga zajya ntabwo zikina ariko zino nyeshyamba zibona amakaruvate zaranezerewe rwose sinakubwira urababona mu mahama akose bari abantu bateye bati ariko icyo kintu nabonye barakikwiyami ntabwo bande ngo waravuze Colonel Wiringoma ngo agenda ngo muri imodoka itabonana atese ubwiwe n'iki kariya ati wenda niyo yatiye ati ariko hanyuma si uwo nguwo uvuga gutyo yanyemezaga ko yayitiye gihe nabonye navuze ko ayigendamo namubonye ayigendamo nyine uwo nguwo so utikura gutyo we yemeza ko iri muri status muri zo ngizo ko ari ebyiri noneho reka twite n'intirano inkodeshanyo kuko ushobora gukodesha imodoka umwaka yego sibyo ariko abantu babaye batazi ukuntu abantu batarekeza mu mutwe reka dufate urugero nabivugaga muri context nabivuga muri context kare expose ku mwanzi ese kuvuga gutyo n'icyaha nibyo regiye kubwira ari navuze ati ariko se Marshal ko muvuga urya Marshal ibyo avuga nukubereka ko hari yego ati nukubereka yuko hari ibintu bishobora kubakururira iki akaga ubanza n'abantu bafite ibisazi mu mutwe ariko ubwira abantu kuri kukabakira igitukuntu jewe ndareba Colonel Wiringoma niwe point focal wa communication anyway n'umuturage muri Bandunda Wiringoma kurusha amakenga kuko niko kazi ke kugira ngo agaragaze image yiziranye ishyamba so the way expose urumva arahigwa kurusha abandi bose biramukura akaga kuko kumuhitana kumuhemukira ihitana umuntu ntago ari kumurasa gusa yarogwa yagira gute ni ibintu byinshi babiri expose bari abantu kandi byo turabizi nazagira umuntu kubeshya ntabwo ndi umwana uvuga ibi ngibi guhiga aba bantu igihe mbona ko kubahiga byoroshye mu buryo buri physique urumva kubahiga byoroshye erega nshaka ubuse ko njyanenga ko bajya bifotoza bose hayi command yose kifotoreza hamwe kwirimbura byoroshye ubuse kuri akuntu bifotoza n'abafite amaselfie ndakubwiza ukuri Sandrine ibukavu ntabwo hatushye igisasu mu nama yabo yego ubu narakubwiye ubushize ngo iyi kamera ni imbunda burya kamera ni ikintu gitinyitse ku isi urumva ku buryo kamera ari z'abantu abantu b'abategetsi abantu bakora ibyo twakwita ama close bodyguard y'abantu bakomeye mu bintu batinya ni kamera mu bintu byose kamera yakurasa kamera yabibombe kamera nicyo kintu kibi cyane gitinyitse none se uje unyegereza kamera iturika izi mikoro mudutega ntibazishyiraho uburozi bukica abantu yego umuntu akaba yaguteze mikoro baroze kugira ngo uko urimo kuvuga amagambo uhumeka iyo barabitestinze umusibejo uzahita urangira no abantu babwira abantu ibintu bya security abandi bagira kuzura intuzi kuzura ibintu bidashinga ubwiye abantu kugira impungenge kuri security yabo commentaire zo ngo ziravuga iki jewe nibaza nibyo ngibyo nta muntu numwe uzazana attack ngo nge muntu uzi urumva uzanye attack nzana indi at least waceceka ariko simbona kuvuga ngo uranenga abantu ikintu cyatuma bemprovinga safety yabo umutekano wabo ukaza uvuga ngo urabona ngo iki niki Colonel Wiringoma ngo ibintu nk'ibyo ngibyo hari fite namufitiye jewe ati ibyo akora arabizi nta sambu tugabana nta fite namufitiye simba muri izo nyeshyamba nta gahunda mfitanye nazo ni nkuko navuga kuri Israel kavuga kuri Gaza kavuga kuri Thailand kavuga ku gihugu cyari cyo cyose uretse ko nyine nk'abaturanyi ibihugu tuba duturanye n'imiryango migari ntabwo nanone icyo ngicyo cyabura kuvuga ngo ariko ko byagenda kose n'abaturanyi bacu sibyo nta bantu bacu nyine abantu bacu rese hari ikintu kizambuza kuvuga ko umukongomani ari umuntu wacu none se hari igihugu kizashyira amapine so no kuvuga ngo rero nibyo navugaga mu kanya biri muri background n'ibyo twaganiraga ntabwo umuntu ku critique aba kwanga kandi ntabwo uri suppose gukunda umuntu ntabwo biri itegeko ariko ikiriho ni ukutangiza isura y'umuntu ntabwo ibyo bikwiye ntabwo ari defamation ariko ugomba kubwira umuntu ko ibyo bakora ayo makoti birirwa bambaye buri kimwe cyose ntaho baragera ntabwo baratsinda iyi ntambara sibyo niba barayitsinze rero
reka nako nkagarukeho bari comfortable wenda nazira ko ntabikoreye investigation ariko nabo ntabyo batangaje ko batsinze. Urugero kubavuge bati urambwira nawe ukurikirana amakuru turi kuri pourcentage ya kangahe y'insinzi twege expectingaga tugiye muri physique aho physically aho bafashe ngo tumenye ngo ntibarenga bagarukira aha wa mugaro uhita ukora uko ubugabanye ubure pourcentage aho bageze uvuga uti igihe cy'amakote sibyo. Tugiye muri politique na psychologie politique ukavuga uti bo mu byo baganira bataganira nabwo bari kuri insinzi iri kuri urugero. Yewe ubwo wenda nigiyewe n'ubumenyi buke mfite ariko ubu ufite bwinshi azabitubwire izi nyeshya bazi kuri pourcentage ya kangahe kugira ngo zitangire gukwikira amakote. Dufata urugero bagikishasa sibyo. Niba koko batibika bagikishasa shana 0.5% baba bafite mu by'insinzi ndavuga mu byo muri physique bagenda bajya gufata kishasa. Hanyuma niba muri politique wenda hari aho bagenda bahigika leta zaduha n'ahandi hose baramutse bagikishasa nabwo ari politiki yerekeza bagikishasa nabwo nta 10% baba bafite mu nsinzi. Baracyari kure cyane baracyari kure kuko igihugu kigirwa n'ingingo nyinshi. Igihugu cya mbere igihugu kigirwa na byinshi ariko iby'ingezi uko tubona isigabanyije uko isiga ubutegetsi bugabanyije aho pouvoir executive ubutegetsi nyubahiriza tegeko ubutegetsi shinga amateka nyine bwa parliament hakaza n'ubutegetsi bw'ubucamanza. Noneho wenda mu nyubahiriza tegeko washyiramo n'ukuntu ama province abayubatse nta province rimwe bafite bazironyeye shyamba incomplete. Yaba Kivu y'Amajyaruguru ntibafite Rubero ntibafite Beni kandi nama territoire akomeye kandi baracyahatanira na gavana wa guverinoma. Icyo niho mu rukweto sibyo. Niba shaka banagarukira muri zo Kivu zombi even no muri Kivu zombi baracyafite amahwa mu nkweto. Twagiye muri Sud Kivu ntibafite Uvira ntibafite Shabunda urumva na Fizi kwemeza ko bifite biragoye ngo nukubera ko hari abanyamurenge baharwanira nabyo biraza kukugora. So nta kibazo ubwo ndavuze ngo baramutse batarenga na Kivu ikirero ntagari cyo kwambara amakoti bakukuremo amakoti bagume mu ndaki kuko ntibazi icyo doha izabagenera sibyo. Wenda nibizabata mu bishanga ntibazi ikingabo zibakikije zabakoraho. Maze rero nuko wenda kubivuga byo hazamo amasantima menshi hari abantu bibwira ko guverinoma itahindukira mu bintu. Izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe ikibazo niye hize uzayigurira. Barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye. Nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubo. Hamwe na Gugaga Cars, kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo ku giciro gito. Bagufitiye imodoka nziza za Kia Sportage, Kia Niro, Kia Sorento, Kia K5, Kia K7, Toyota Prius, Toyota Camry, Toyota RAV4, Toyota Corolla Altis, Toyota Vios na Toyota Yaris. Aha ntibigusaba kumena banki, wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0780 50 79 30 cyangwa 0788 32 66. Uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com. Wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6. Gugaga Cars, buy and ship your dream cars.